iyo miryango uko ari ibiri yampinduriye ubuzima. Nkunda kubivuga wenda ntabwo ari kenshi ariko nkunda kubivuga ntabwo nari mfite umuryango munini mbere. Hanyuma rero umuryango wa mbere nungutse nuwo nagize ntangiye akazi nkora ubu ngubu ariko ko kuririmba. Abakunzi nagize barise ko abakunzi gusa ahubwo baba umuryango. Nungukiyemo ibintu bitangaje ariko by'umwihariko abantu. Hanyuma rero nyuma y'icyo ngicyo nza kugirirwa ubuntu noneho mbona n'umuryango uvuye wenda kuri njyewe udavuye mu kazi famiye. Hanyuma icyo noneho kiza kigipfundikira ibintu byose cyangwa se ibyishimo byose nigeze nagira nicyo nungutse. Urakoze cyane. Iyo umuntu buriya aje mu rugo akavuga ati nungutse umuryango, hari ibyishimo nagize kubera umuryango, tanekereza uyu munsi ufite abana, ufite umugabo, baguhinduriye ubuhe buzima cyangwa ni izihe nshingano ziyongereye kuzo wari ufite nyuma yo kubona abana, nyuma yo kubona umugabo mu rugo? Hari izindi nshingano umuntu agira nk'umuntu mukuru? Umuryango ni uw'agaciro cyane, ni ryo shingiro ry'ubuzima. Kuba rero narungutse umuryango nturutseho nkaba mfite umuntu ushobora kumpamagara mama bite, ni ikintu ni igitangaza fete. Rero warumbajije ngo inshingano birumvikana yuko ntago bigoye cyane n'ubundi kuko n'ubundi nari nsanzwe nsa n'ubundi nkubayeho managinga ubuzima bwanjye, ari njye mubyeyi wanjye, ari njye ubaza wimenya. Ntago byangoye cyane n'ubundi byakomerejeho. Ahubwo wenda icyongereye cyane ni igihe yamaraga kuza, kuko iyo wamaze kugira umwana noneho ni ibintu biba bikomeye kugira ngo ugire umuntu ugomba guha umurongo ngenderwaho. Kandi wenda natwe kenshi usanga imirongo ngenderwaho yacu tuyica cyangwa tugira gute. Noneho kubona umuntu rero ugiye gutoza ikibi n'ikiza, nawe ukiri mu rugendo rwo kwiga ikibi n'ikiza, ntago biba byoroshye. Ni inshingano zitoroshye ariko hamwe n'Imana ndabona kugeza ubu ngubu bimeze neza. Nta kibazo. Urakoze cyane. Twatangiye tuvuga imyaka 10 mu muziki, imyaka 10 kuri stage, imyaka 10 isohora ibihangano bitandukanye, ariko ni imyaka 10 wabonyemo umugabo, ubonamo n'umwana, ni imyaka 10 wabonyemo ibintu byinshi. Uyu munsi Knowless Butera afite ubuhe buhamya muri iyi myaka 10 muri uyu muziki, muri uru ruganda? Uyu munsi nkuko natangiye mbivuga mfite ubuhamya bw'uko nta kinanira umutima ushaka. Igihe ufite umutima ushaka ibintu byose bicamo. Niyo wagera hahandi ugiye gucika intege cyangwa ugira gute, ariko iyo wa mutima ugihari ibintu byose birakomeza. So iyo ufite umutima ushaka, kindi wenda ngiye bitewe n'imyizerere yanjye, n'Imana ikaba ibirimo ibyo bintu biragenda. Nicyo nabonye muri iyo myaka 10 yuko hamwe n'umutima ushaka ntacyo utageraho. Mu myaka 10 turi kuvuga wahuye na Clement nawe ahura na Knowless. Mu myaka 10 nanone hari ibindi wagiye uhura nabyo mbere yo guhura na Clement, na Clement hari ibindi yahuye nabyo mbere yo guhura na Knowless. Ariko ndagira ngo tugaruke mu buzima busanzwe. Mu myaka 10 Clement yahaye iki Knowless, Knowless yahaye iki Clement? Clement yamaye inshuti, donc ni inshuti yanjye kuko n'ubundi ibindi byaje kugera ahangaha byaje nyuma cyane. Ubundi yari best friend wanjye, wa muntu twaganiraga ibintu byose, kandi noneho tukitangira twari tuziranye mbere muri secondaire, ariko njye nari hasi cyane kwa kundi nyine abantu baba biga muri cycle supérieur, abana bo muri inférieur babatinya. So yigaga mu wa 4, njye ntangiye mu wa 1 cyangwa mu wa 5 ngira ngo naramutinyaga, ariko tugahurira muri chorus, nari muzi kuva kera. So aho noneho mutinyutseho gato cyangwa se umuziki uduhuje byahise byikora. Ana wa muntu wagira ngo mwari mwaraburanye mufite stories nk'igihumbi mugomba kuvugana kandi nta kindi mwigeze muvugana mbere, byahise byikora aba cyo twita ngo umujama. So aba best friend wanjye cyane donc yamfashije kubona yuko nyine ushobora kugira
inshuti nyayo. Abantu twarahindutse twabaye baba ariko ntabwo ari bose. Byanyese yuko rero ushobora kugira hakiriho abantu umutima, inshuti nyanshuti, wa muntu wakwemera kabisa akitanga agakora sacrifices zikomeye, azi gukorera atari kubera inyungu ze. Yampaye inshuti ari wewe. Yaguhaye inshuti, wowe wamuhaye iki? Nibaza ko nanjye ari nk'icyo ngicyo ariko sinzi ubwo niwe wagisubiza. Gusa naragerageje, sinzi niba naragejeje nk'aho yagejeje, ariko nawe nagerageje kumubera antuka muntu muzima. Nyigisha n'indirimbo abantu yarasohotse abantu bayakira neza kubera ko ni indirimbo navuga ngo ubwanjye iranyigisha n'udukurikiye nawe ishobora kumwigisha kubera ko harimo amagambo akomeye cyane. Ni indirimbo wahimbye cyangwa se wanditse bitewe n'ubuzima ubona tubayemo, bitewe n'ubuzima ubona abantu bari kugenda babamo, bitewe n'ibyo ubona abantu bagenda bakora. Ndagira ngo tugaruke kuri nyigisha. Kubera iki nyigisha? Kubera iki ngomba kwicisha bugufi? Kubera iki ngomba kuba nzi ko ntacyo ndicyo, ahubwo hari abandi bantu bashobora kuba bakwereka kwenda hari icyo nawe wakora ariko nanone ukicisha bugufi? Burya kwicisha bugufi, guca bugufi nibwo buzima. Iyo uciye bugufi ibintu byose birikora, ariko iyo ukomeje ubuzima, iyo wikomeje ukagira gute n'ibintu biragukomerera. Hari ikintu wenda udashobora gukora kuko wumva uri high, kandi mu by'ukuri ari ibintu bisanzwe, atari big deal. Bikaba nyine byagukomerera kandi ari ibintu byoroshye. Guca bugufi rero nibaza ko ari cyo kintu cya mbere, ukareka kubemera nyine abemera Imana ikaba ari yifata mu ibyo bintu, cyangwa se abantu akaba ari bo baguha icyo cyubahiro cyangwa se bagushyira hejuru ariko wowe ukigomera hariya. Nabaza ko ariyo ntwaro y'ubuzima. So twayihimbye muri lockdown, ibintu bya lockdown yatangiye ya mbere. Mbere ho gato twari muri studio. Akenshi indirimbo dukora ziba zaturutse ku biganiro tuba twagize. Hanyuma Clement akajya nko muri studio agatangira akora beat bisanzwe, nyuma akaza kumbwira ariko mfite idea wazi kumva, tukayibyaza umusaruro tugendeye wenda nko ku kintu twumvise. Icyo gihe rero twari turi kuvuga ariko kubera iki ubona abantu uko iminsi igenda niko abantu barushaho kuba babi, ukabona nta muntu ukivuga ngo mfite inshuti nka zingahe zo kwizera. Usanga umuntu wese avuga kanaka yarampemukiye, kanaka byagenze gute, cyangwa se ukabona nta rukundo ruhari. Donc abantu twihugiyeho cyane, birumvikana no gushaka ubuzima, ariko ubishyize hari angle yindi ushobora kubireberamo ukabona twihugiyeho cyane ku buryo twibagiwe ubuntu, kuba abantu bafite n'ubuntu. Dutangira gutyo. Clement ni umwanditsi mwiza, niwe wayidevelopiye, nkajya ngenda ntanga ibitekerezo, ariko antuka niwe wayikompoje, ngenda nshyiramo ibintu nk'ibyo nyine havamo nyigisha. Ubona byoroshye n'ubuzima turimo ko abantu tugomba kongera kwibuka ko turi abantu, tukagira ubumuntu, tukumva ko nshobora kuba ameze neza, mugenzi wanjye atameze neza ariko nkumva ko njyewe umeze neza nshobora kumufasha kugira ngo amere neza. Ubona ibi bihe turimo, njye ni nayo myizerere yanjye. Nizera yuko iyo ugize umutima umutima w'ubuntu, ntabwo bavuga ubumuntu ngo bavuga ubuntu, so umutima w'ubuntu, hanyuma n'umutima utihugiraho cyane, bikongerera imigisha. Niko nabonye hari ibintu byinshi biza byiyongereye kuko nawe hari icyo watanze, ariko iyo ukomeje ibintu byose ari ngenge sinibaza yuko bivamo neza. Arakoze cyane, bamwita BUTERA Knowless. Reka tugende Gilles na nyigisha n'indirimbo ngomba guha buri muntu wese udukurikiye kugira ngo twongere twibuke ko turi abantu kandi tugomba kugira ubwo buntu, ndetse tukanamenya ko uyu munsi meze neza, umuntu ashobora kuba atameze neza, numve ko nimba ameze neza nshobora kumufasha kugira ngo amere neza. Ukurikiye RTV Universe, turi kumwe na BUTERA Knowless. Mwibutsa ko turi kumwe na Pilot Rwanda igufite Camon 16, Camon 15, Spark 5 Pro, Pouvoir 4 series, izindi telefone zishobora kugufasha kugira ngo amafoto cyangwa se na video ufashe zigende neza. BUTERA Knowless and Gilles, it's your time. Nyigisha kuba umuntu nyagasani, mu bumuntu, mu mutima, mu bupfura simbe gito, ubuto bushuke bimviremo gutana. Gira umuntu ari kumwe
unyigisha gutanga ibitekerezo byanjye, unyigishe no kubaha iby'abandi, unyigisha kuba inshuti nziza, ariko unyigishe no kutivanga mu by'abandi. Gira umuntu ari kumwe n'umuntu, unyigisha gukora ntategereje gushimwa, kandi nishimwa sinzishyire hejuru. Unyigisha kugira neza, nubwo ineza yanjye ntayisanga imbere. Gira umuntu ari kumwe n'umuntu, unyigisha kubana n'abantu neza, nzasige inkuru nziza imusozi. Unyigisha kubana n'abantu neza, maze nzasige inkuru nziza imusozi. Gira umuntu ari kumwe n'umuntu, gira umuntu ari kumwe n'umuntu. BUTERA Knowless ati gira ubuntu ariko nanjye umuba umuntu, aba ari ibintu byiza. Uyu munsi turi kumwe na BUTERA Knowless, turi kugenda tuganira byinshi ku myaka 10 amaze mu muziki, ku myaka 10 amaze muri uruganda rw'umuziki nyarwanda. Bamwita Dani Rwasa kuri Versus Feed Instagram yacu, yavuze ngo tuzatwika kabisa, urakoze cyane. Opa Jacques ati kabisa the legend kazi, wakoze cyane. Uyu nguyu bamwita Grace Karasira, yavuze ngo I can't wait the Versus Feed, urakoze cyane. Ikindi ubutumwa hano, uyu nguyu bamwita God Era Legend, yavuze ngo kabisa BUTERA Knowless na waguhiga muri muzika industry nyarwanda, mubari urabanza ukanikurikira, urakoze cyane. Ubundi butumwa dufite bamwita Daniel Ngabirano, yavuze ngo mutubarize BUTERA Knowless ni uwuhe muhanzi kazi mu Rwanda afana. Daniel ni sawa. Ndabeshaje. Bon, biragoye. Ni benshi ariko sinzi niba ari umwe gusa, ni ikibazo. Umwe gusa biragoye. Umwe gusa biragoye. Okay. So, Grace Karasira, I can't wait the Versus Feed twabonye. Tamur Kenson yavuze ngo Sale Lucky bariza kabebe nk'umumama benshi bafatira icyitegerezo. Nicyo avuga ku ndirimbo zibishego. Ese iyo avuze ngo wabaye 1 minute mama wagira utarazamuka bashatse kuvuga iki? Anyway, Tamur twamusubiza iki? Niki uvuga ku ndirimbo zibishego? Izo biti ibishego. Ndumva ntabwo nzi neza niba twumva kimwe ibishego icyo ari cyo. Urako nzi ko ibishego ari imvugo nyandagazi cyangwa se imvugo zirimo, nibaza ko ibintu biganisha ku busambanyi, ko nibaza. Ubwo rero yavuze kuri iriya ndirimbo nta hantu baganisha ibyo, n'izindi bajya bavuga umuntu yagusobanurire ngo ngewe wumvise icyo ariko naririmbye iki, kuki wumvise icyo ntavuze. Biragoye yuko rero nagira ikintu mpivuga. Okay. Abdul Hamaka, after long while, welcome back Mama BUTERA Jean, urakoze cyane. Feed 88 kabiri morning, like much respect kuri BUTERA Knowless, n'umwamikazi wa muzika nyarwanda kandi akomeze atera imbere. Bamwita Sami Mishi, yavuze ngo kabebe love from Mali Bamako, urakoze cyane. Super Twins umutubwirire ko yakoze indirimbo nziza, best songwriting, even production too dope, urakoze cyane. Uyu nguyu bamwita Belize 150, yavuze ngo wow iyo ndirimbo ni nziza cyane, papa irimo message nziza cyane, keep it up Ingabire, urakoze cyane. Bamwita Chef Ashil, hey bro ni Chef Ashil, mu buzima busanzwe BUTERA akunda kurya iki? Chef Ashil no umuchef, ni expert mu gutera, mu buzima busanzwe akunda kurya iki? Reka bari bo mfungiyeho ubutumwa bwacu hano. Nkunda kurya imyumbati. Imyumbati. Yo imyumbati yonyine. Imyumbati itogosheje ku bishyimbo kabisa, kwa kundi biba byagiyeho amaminino. Okay. Ibyo ngibyo ni sawa cyane. Urakoze cyane. Tugendeye ku ndirimbo nyigisha, ubona uyu munsi twahinduwe n'ibihe cyangwa twebwe abantu tubeshyera ibihe? Ni ikibazo kiri tricky kuntu. Twahinduwe n'ibihe,
cyangwa tw'abantu tubeshyera ibihe? nibaza ko ibihe bishobora kuba byaraduhinduye kuko ntago tubibeshyera. Iterambere ryariyongereye kandi byanze bikunze na tekinoloji by'umwihariko, kandi iterambere nk'iryo rizana ibyiza n'ibibi. Rero mu bibi rizana hariho igihe nyine biduhindura tukibagirwa abo turi bo tukarikurikira. Sinzi, nibaza ko ibihe bigenda biturusha imbaraga bitewe n'ibihe tugenda tubona. Tekinoloji yarazamutse, social media. Iyo nshaka kureba BUTERA Knowless njya kuri Instagram, Twitter, nkamenya ko ameze neza cyangwa atameze neza. Uyu munsi niki kigora kuri social media ugendeye kuri experience ufite kuva yaza, kuva wayijyaho, kuva wayikoresha, ubona ari iki kigoye kuri social media? Nuko abantu bagenda bata indangagaciro zabo bamwe na bamwe, bakagendera mu byo nyine iyo social media ishaka. Ugasanga rimwe na rimwe nyine nta buntu bukibaho, nta bumuntu bafite, cyangwa se buri kugenda bugabanuka. Urebye nko ku bitekerezo umuntu ashobora gutanga, ni ibintu bitangaje kubona nk'umuntu w'umwana ashobora gutinyuka umuntu umuruta akamumanuka akamutuka. Kweri bitangaje kubera social media, ko wenda ari ahantu ari bugandike ibitutsi, ntawe umfata, ntumbona, ntugira gute. Iragoye cyane. Hari umwanzuro cyangwa se hari icyemezo wafashe kudashyira kuri social media kubera uko abantu babona, kubera ko tubayeho, kubera uburyo dukoresha social media nk'umubyeyi? Icyambere ni ukudashyiraho abana hasi umwana, kubera yuko akeneye kuviva ubwana bwe. Urumva wenda njye kuko natangiye kuririmba nkiri muto, ntabwo nari muto cyane ariko nari muto, nari mu myaka 17 18 nkiri muri secondaire. Hari ubuzima ntabayemo, hari wenda nacitse kujya kurema isoko n'urugero hakiri kare, cyangwa se nakumva mfite envie yo kugenda kugura nk'ikintu runaka, wakatuza kavuga nawe ubwo yazani wowe kuba kabiri mbese nkora amafaranga cyangwa hari ibintu bimwe na bimwe byagiye bigira, cyangwa donc ubuzima ntabayemo neza. Nibaza yuko rero no ku mwana mutoya ugifite kubaho mu bwana bwe, agakora iby'ubwana, ibyo ndakabyisiga ibiki byose, ejo n'ejo bundi ahuye n'umuntu usanzwe umuzi, kubera yuko nirirwa nshyiraho amafoto y'iki n'iki, ndashaka kuvuga ati dore wa mwana wa BUTERA yisize ibyo, ndafite ibiryo ku munwa, bakaba yamutera ipfunwe, kandi mu by'ukuri ikintu yakoze ntabwo ari kibi. Ku mwana gusa nabi kugira gute n'iby'ubwana agomba kubicamo. Nifuje ko yagira ubuzima bwite, hanyuma uko akura yabona ari ibintu akeneye guhitamo. Ni uburenganzira. Urakoze cyane. Ishusho y'umubyeyi w'umuhanzi igomba kugira izihe ndangagaciro ugendeye kuri experience yawe, ugendeye ku byo wabonye, ku byo ujyamo, ku byo ucamo uyu munsi? Ntaho bitaniye n'abandi babyeyi bose, kubera yuko ubundi mbere byari bigoye abantu bumva kuba umunyamuziki, umuririmbyi ari hobby, atari akazi ka buri munsi. Ariko ubu ngubu nyine ni akazi. Kuva nabaho, ibintu byose nakoze cyangwa se n'ubu nkikora, nta kindi kintu kigeze kinyishyura kitari umuziki, cyangwa se gituma mbasha kubigeraho. So ni akazi nk'akandi. Ni ukuvuga ngo rero n'ababyeyi bari mu muziki b'abaririmbyi ni ababyeyi nk'abandi bose, baba bakora muri secteur zitandukanye, ntaho bigomba gutanira. Ni ukugira indangagaciro z'ubunyarwandakazi. 2021 dutangiranye papa, hari abavandimwe bajya bahunga inshingano, turabazi, ubu turaje, turi tayari cyane. 2021 indirimbo papa, ni indirimbo nabonye post, ngira ngo wenda ni indirimbo uvuga kuri papa. Ntabwo indirimbo ni sawa, naye nabanje no kuyitaginga muzehe, ariko nyuma yaho Clement arambye ati ni indirimbo y'ubuzima tubayemo. Ndavuga ko reka njye ngitegereze ndebe. Indirimbo papa, mbere yuko wenda tunayiririmba mu ijwi ryawe, ni indirimbo wavugaho iki? Ni indirimbo kuri wowe uyu munsi wavuga kuyifata gute kuri iyi ndirimbo? Iyi ndirimbo ni indirimbo ibyanze bikunze kugira ngo njye gusohora indirimbo ijye hanze nuko mba nayikunze. Ni indirimbo nkunda,
ndi gukunda ubu ngubu kurusha izindi ngira ngo nakoze kuko ariyo nshyashya. Hanyuma ikindi n'indirimbo irimo ubutumwa bukomeye bukomeye kandi ku rubyiruko, ku bajene, ku basore cyane cyane. Jire. Okay. Hanyuma n'indirimbo twayikoze hashize nk'iminsi 2 twumva kino kibazo cy'inda ziterwa abana abangavu cyangwa se inda zitateganyijwe muri rusange, ko ari ikibazo kiri kugenda kiyongera cyangwa se gihangayikishije. Hanyuma ndatekereza cyangwa se turatekereza mu by'ukuri usanga abenshi haba wenda nk'abo byabayeho bitari wenda nko gufatwa ku ngufu cyangwa iki, usanga babikoze bikinira ari abana n'ubundi bakiba mu ngo, ugasanga wenda Jire n'umukopine we biteye ubwoba ashatse kumenya uko ibintu bigenda, hanyuma bisanze yateye umukobwa ungana nawe cyangwa uri munsi ye inda. Jire ukiba ku babyeyi biragoye yuko ntago ari ibintu bisobanutse kuba yakwitwa papa ubu nonaha cyangwa kuba yafata inshingano zo kuba umubyeyi. Umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Rero ukibaza nawe deja aracyakeneye care z'umubyeyi, aracyakeneye care za mama, natinda gutaha mama rumaza uracyari he iki ibintu nk'ibyo, noneho nawe agiye gufata inshingano zo kuba n'ikintu gikomeye. Mbona uburyo ki iyo situation imera, ndetse rimwe na rimwe hari n'abahita babihunga avuga ati ngewe nkora iki, tuwaje kundeba hari ahandi wavuye ahandi cyangwa wese ujya ahandi. So ariko abantu bumve tuvuga Jire ntabwo icyo kibazo agariwe urugero turi kumwe nuko ahise mbangukira kubera ko aracyari mutoya afite imyaka mike niho mu buzima. Ubwo rero dukoramo indirimbo nk'iyo, ariko mu by'ukuri ni indirimbo irimo amaterme y'urubyiruko n'iki, ariko mu by'ukuri iyo yumvise irangira hari ubutumwa ukuyemo. Ntago ireba abahungu gusa n'abakobwa irabareba, kuko ni ikibazo kiri kuri bose, haba ku muhungu no ku mukobwa. Reka tugende mu ijwi rya BUTERA Knowless, nyuma yaho turaza no kureba indirimbo. Ni video lyrics ariko ishobora kukwigisha kubera ko ni indirimbo irimo amagambo meza ashobora kwigisha umuntu wese uyumvise. Uyu munsi hari ibyo tugomba kwitondera, hari ibyo tugomba kumenya, hari n'ibyo tugomba gusobanukirwa mbere yuko dusanga cyangwa se ubuzima bwacu twisanga twabigezemo kandi tutarabiteguye. Ni indirimbo yise Papa. Reka tugende BUTERA Knowless and then we'll be back shortly. Ya baba baba ugiye kuba papa, ase ya baba baba ugiye kwitwa papa. Ya baba baba ugiye kuba papa, ase ya baba baba ugiye kuba papa. Hamagara mama umubwire ko wakoze amabara, ko wamennye igikoma kandi ko wari soba. Hoya ntubeshyera inzoga ntibwari ubwa mbere. Wagiye kuba nyogokuru, ngo arere umwuzukuru. Umwana arashaka amago kandi nawe ukiba mu rugo. Izi nkenya z'inkoni ese zizatuma wubaka. Ya baba baba ugiye kuba papa, ase ya baba baba ugiye kwitwa papa. Ya baba baba ugiye kuba papa, ase ya baba baba ugiye kwitwa papa. Twa dufaranga twasubitse nutumene mu mayoga, uzatugura pampa nushaka usezera abapampe. Abapapa nuko bakora uzamenyera, hehe no gusepera. Ugiye kurera umwana arashaka amago kandi nawe ukiba mu rugo. Izi nkenya z'inkoni ese zizatuma wubaka. Ya baba baba ugiye kuba papa, ase ya baba
ugiye kwitwa papa yaba baba ugiye kuba papa ase yaba baba ugiye kwitwa papa tugende n'ubutumwa butandukanye kuri Instagram yanjye Nzeyimana. Hariho abantu batandukanye, uyu bamwita Mutoni Stacy yavuze ngo kandi turamukunda, uyu bamwita Eve Queen yavuze ngo Queen of Microphone, urakoze cyane Eve. Uyu nguyu bamwita Twishime Justin yavuze ngo butera yubahwe. Uyu nguyu bamwita Stanza Boy 1 bila shaka BUTERA Knowless ndiye malikia wa game hii mpaka sasa, asanteni sana. Uyu bamwita Stanza, uyu bamwita Bugingo Stay yavuze ngo BUTERA Knowless na Clema ishimwe, you deserve much respect. Uyu nguyu bamwita Abbas MT yashyizeho imiriro. Uyu bamwita Rutajengwa Wina yavuze ngo helaki ndabasuhuje mbariza BUTERA ku ndangagaciro z'umubyeyi nyarwanda. Ese ko tubona abangavu benshi batwara inda zitateguwe, nk'umubyeyi abona hakorwa iki ngo bigabanyuke, cyangwa n'inshingano kubana nabo zabananiye? Ubibona gute? Niki twakora kugira ngo ibi ngibi tubigabanye? Nibaza yuko byahera mu muryango, kubera yuko nizera muri iriya jambo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Rero akenshi ibihe byabaye bya bihe twavugaga, ababyeyi bari busy cyane mu gushaka ubuzima, birumvikana ugasanga wenda umwana akuze ari wenyine, ibiganiro yagombaga guhabwa n'umubyeyi byuzuye nta bihari, bikaba byatuma wenda hari ibyo ajyamo cyangwa bimugurira kubera intamenya, kubera wenyine yigira inama akicira umurongo nta wabimufashije. Nibaza yuko campaign yari yose yabaho yahera mu muryango mbere y'abana. Urakoze cyane. Bamwita Shaka Elwa yavuze ngo I'm proud of her, navuga ko yabyitwayemo neza. Gutangira umuziki bigoye, kuvugwaho byinshi bitari byiza byashoboraga kumuca intege, ariko agakomeza agakora ibihangano byiza, na nubu akaba akibiduha. Abahanzi kazi bafite byinshi byo kumwigiraho. Maximum respect BUTERA Knowless. Urakoze cyane Elwa. Ikibazo kindi, inshingano uyu munsi dufite inshingano zitandukanye, ariko inshingano z'umubyeyi w'umugabo ku mwana we ni inshingano zimeze gute? Ntaho wenda bitandukaniye n'umumama cyane, ariko nibaza yuko umumama ari ugira nyinshi uko nabibonye. Gusa umubyeyi w'umugabo aba akeneye gushyiraho igitsure cyane cyane kuba papa kirakenerwa. Hanyuma ikindi, kuko abamama kenshi nibo birirwana n'abana, kumubwira iki ni ikosa ibi n'ibiki gutyo gutyo, iyo ari wowe uhora ubimubwira gusa ku rundi ruhande nta kihava, agira ngo ahari wowe uramutoteza cyangwa se uri compliqué, ntago ushobotse. Ariko iyo uko guhana kubaye ku mpande ebyiri bifasha umwana cyane. Inshingano z'umupapa habamo kugira igitsure cy'ababyeyi b'abapapa ndetse no kunganira umubyeyi w'umumama, birumvikana aho agejeje mu guhana no kurera no gufasha umwana mu buryo bwose no kubareberera, birumvikana mu buryo bw'imibereho. Kose rimwe na rimwe hari igihe twumva abantu bavuga ngo inshingano ziraryoha, abandi bakavuga ati ariko inshingano ziragoye, abandi bakavuga ati inshingano keretse uzibonye nyine nibwo uhita umenya agaciro kazo. Kuri wowe ubibona gute? Inshingano ziraryoha cyangwa zirasharira? Ubikomeje biragusharirira kweri. Kubera yuko ni ibintu bisaba nk'ibyo ngibyo kurera, kugira umuryango, ni ibintu bisaba yuko hari igihe wiyibagirwa ugashyira imbere abandi, yaba abo mu rugo muri rusange, harimo abana n'iki. Ariko rero iyo ubikoze ubyishimiye, having a fun, biroroha, ntabwo bigora cyane. Hari ibyo twavuze mbere yuko tureba indirimbo ya papa, hari aho wavuze ati hari abantu bahunga inshingano zabo. Nanjye biratuma nekereza uyu munsi hari abantu bamwe na bamwe bahunga inshingano bitewe n'impamvu runaka, ariko ngiye ntabwo mbyemera, kubera ko inshingano aba ari inshingano nyine nawe wazihungira. Kubera iki rimwe na rimwe hari abasore cyangwa se abapapa bahunga inshingano zabo? Abataraba mature enough, abagifitemo ubwoba, utinya kubivuga, abagifitemo ubwa
abakiri mu bwana ni bya bindi twavugaga ko nyine uracyakeneye care z'abandi bantu ababyeyi umuryango none wowe rero uhise ugira ubwoba akenshi bitera ubwoba nk'abo bantu nibaza yuko bibatera ubwoba kubera yuko ababona ibyo wenda bamukorera cyangwa se ibyo akenera ku bandi ko nawe hari umuntu ugiye kubimukeneraho nibaza ko bahunga inshingano kubera ubwoba kubera ko bakiri bataraba abakomeye abagabo bo gufata risike ndikavuga ati okay byabaye tubigenze gutya what's next harimo ubwoba no kuba nyine bakiri batoya batarakura ku buryo nyine hagira wa mutima wo gufata inshingano no gufata risike uko byagenda kose mvuye kuba kuri bano wenda bafite ubwana cyangwa se wenda batarabasha kwakira inshingano zabo hari abandi bakuru bashobora kuba bafite n'uburyo bashobora kuba banabishoboye bashobora kuba banafite n'amafaranga ashobora nyine izo nshingano akazikora ariko ugasanga hari umwana runaka yateye inda ariko aramucitse aragiye aranamwihakanye kandi yabikoze ari umuntu mukuru twavuga ko ari ubugome twavuga ko atari ugutekereza twavuga ko ari uguhubuka abafite ikibazo ntabwo aba ari seriye no mu buzima busanzwe kubera yuko niba uri umugabo wubatse n'iki ukaba wagenda ugafata umwana w'umukobwa hariya ukamutera inda se cyangwa ukamwangiza mu bundi buryo ntabwo ubushobotse n'ubundi mu buzima busanzwe kubera yuko sinzi ntabwo ndi umugabo ariko nibaza yuko kugira ngo ugere aho hantu uzajya no gutera umwana inda cyangwa gukora ikindi kintu ntabwo ubanza gutekereza umuryango usize inyuma uwo mwagiranye amasezerano abana se ibintu nk'ibyo haba harimo kudashoboka mu buzima n'ubundi buryo umuntu adashobotse ntabwo bisaba kudashoboka mu kazi gusa cyangwa hehe no mu buzima busanzwe burya ntabwo aba ashobotse iyo umuntu amaze kubyara agomba guhindura iki mu mitekerereze ye waba warashatse warasezeranye mu mategeko cyangwa utaranasezeranye mu mategeko ariko ari umuntu runaka ukubyariye ugomba guhindura iki mu mitekerereze yawe ugomba guhindura kwitekerezaho wowe noneho ku giti cyawe wenyine uba ugiye kuzana abandi bantu babiri kuko hari uwakubyariye uwo mumama n'umwana bagiye kwiyongeraho mu byo upanga so uragabanya uburyo witekerezagaho kugira ngo ubone umwanya wo kongeramo abo bandi bantu binjiye mu nshingano zawe ibyo turi kuvuga uyu munsi ni ibintu tugenda duhura nabyo mu buzima busanzwe uyu munsi bishobora kumbaho cyangwa bishobora kubaho cyangwa se biri kuba n'ukundi muvandimwe wacu dukurikiye muri aka kanya uyu munsi nshobora gutera inda umuntu runaka umukobwa ashobora gutwita ariko twese twaba tutari tayari yo gushinga urugo ariko kubera ko atwite umwana wa Lucky ahita avuga ati wapi tugomba kubana nyine namwe mukumva nyine mugiye kuri pressure yo kubana ese gutwara inda k'umukobwa ese ngewe kugera aho ngaho ntera inda ubona ari byo pressure tugomba gukoreraho yo kuvuga turushinge ese ubona ari cyo gikwiye kwita kiba cyangwa dukwiye gutekereza icyo tugomba gukorera wa mwana ugiye kuvuka nibaza yuko icyo ngicyo ari ikintu nk'abantu bakuru mwakagiyeho inama mukareba icyangombwa cyo gukora niba mu by'ukuri koko muri ready mu gutangira urugendo rushya rwo kubana nk'umuryango mugakora umuryango cyangwa se niba mubona mwese muhuje yuko mutari ready mubihuje biroroshye nuko nyine ubwo ngubwo mushaka plan B ntago tubona yuko twese turi ready ari umukobwa akakubwira ntago ndi ready yo gushaka nawe nuko ariko ubundi iyo umukobwa twise mu iwacu inaha ni igisebo bivuga ko ari igisebo wenda biba byabaye ariko ntabwo nibaza yuko ubundi nk'uko bigenda ariko byakagenze gusa ku babyeyi ni igisebo yatwaye ukuntu babyita inda y'indaro afite n'ukundi babyita njye ntabwo basanga umwana niba ubaye victime ababyeyi be nabere cyane you know so akenshi usanga nyine umukobwa abaho mu buzima butoroshye niyo ngira ngo waba wifashije cyangwa iki ntihaburamo ikintu cyo kigukomeretsa ko wakoze ishyano wagize gute yego ntago kubera ko mu muco nyine ntago ari ibyo gushaka ntago ari byo
hari process bicamo, ugomba gushaka hanyuma mugasezerana mu mategeko, kubemera Imana nabo bakajya imbere y'Imana, hanyuma mukabana, hanyuma n'abo bana bakazaza. Iyo bigenze gutyo biba bitanyuze mu mucyo, niko navuga. Ariko nanone ntabwo umuntu akwiye guhita amera nk'uwisha umuntu cyangwa se donc ntabwo akwiye gucirwaho iteka. Nibaza yuko rero icyo ngicyo ari igitekerezo cyava hagati y'abo bantu babiri, bagafata igitekerezo, bagafata decision nyayo, niba ari ukubana cyangwa se niba ari ugufatanya bakarera umwana, bakabona niba no kubana bishoboka. Umukobwa arashaka kujya amago kandi wamuteye inda aracyaba mu rugo, urabyitwaramo gute? Ni ikibazo gikomeye, niyo mpamvu iyi ndirimbo ishatse kubwira abantu kwishima ni byiza, ariko kurenga umurongo ntabwo ari byiza. No kwishima mu rugero, niba ariko navuga, kubera yuko ushobora gusanga Jira Mbabarire nyine nakomeje kumutanga urugero, niwe dufite hano hafi, ushobora gusanga nyine Jira atashye akabwira mama ati kame sinzi, wenda sinzi, ariko Jira ni mutoya. Ibaze rero agiye kujya kubana n'undi mwana mutoya w'umukobwa kubera icyo kibazo cyabayeho, kandi ari ibintu bashoboraga wenda gukontrola, bakamenya umurongo ntarengwa, cyangwa se bakamenya niba byabaye, bagezaho nyine wenda bakora ibyo bintu, bakamenya uko babyitwaramo, bakamenya ibintu byose, kubera ko ntabwo biba byoroshye kugira ngo uburerwa ukiri umwana utaha ku babyeyi, urerwa n'ababyeyi ugire gute ngo noneho nawe uhinduke umubyeyi. Ntabwo akenshi byoroshye, keretse bikugwiririye, ababyeyi bagiye bagusigiye barumuna bawe, nabyo twagiye tubona ingero nyinshi z'ukuntu byagiye biba bibi ku bana bahuye n'icyo kibazo. Ntabwo ari ibintu byoroshye mu by'ukuri. Iyo umuntu asohoye indirimbo cyangwa se iyo ashyize hanze igihangano, hari icyo biba bigiye gufasha, kubera ko n'amagambo arimo, hari abadukurikiye wenda hari icyo nabo bakuyemo uyu munsi. Ubuzima tubayemo n'ubuzima bumeze gute, icyo tugomba gukora ni ikihe? Umuntu uri buze kumva indirimbo ya papa, umuntu uri buze kwicara akayumva n'amagambo yawe, cyangwa se uwayumvise, agomba gukuramo iki? Iyi ndirimbo ije gukemura iki? Agomba gukuramo yuko hagomba kubamo kwitonda mu bintu byerekeza ku mibonano mpuzabitsina, kuko niho hava zanda zitateguwe, niho hava nyine gufata inshingano mu by'ukuri utaragera igihe cyo gufata inshingano, nubwo nta gihe nyine iyo bibaye ngombwa urazifata. Hagomba nyine kubamo gukora ibintu mu rugero rukwiye, apana kurengera. Nicyo nibaza. Ubona rimwe na rimwe ubuzima urubyiruko rubayemo, ubuzima turimo uyu munsi, ibyo dukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ibyo tugenda tureba, ubona mu minsi iri imbere tudashobora kuba navuga ngo iki ni igihombo ku gihugu, tutitayeho, tutirebye cyane. Uyu munsi ushobora guhamya ko bitewe n'umuvuduko turiho, bitewe n'ibyo tubona n'ibyo tuba turi kubona kuri social media, tutabifatiranyije n'ejo bundi bishobora kuba igihombo ku gihugu cyacu? Hari ntabwo ari abajene bose bafite ikibazo, cyangwa se bari kugenda batwarwa n'ibintu bitandukanye wenda bitagakwiye, ahubwo icyo numva nyine ni ugufatirana kugira ngo nyine izo ndangagaciro abantu bazisigasire, ubuze urubyiruko, ubuze imbaraga z'igihugu. Ni ukubifatirana, kuko icyo mbona twese turazikoresha iyo social media, ariko urabibona yuko bikomeje hari umurongo utari mwiza bishobora kugeraho, hahandi nyine umuntu atuba umuntu, cyangwa se ntaba agifite kirazira. ni ukubifatirana hakiri kare mu nzego zose, ndetse no mu muryango, kuko niho bitangirira. Buryo iyo ukurikiranye umwana cyane ukamuha umwanya akagira gute, ntago wenda bishobora kubaho ngo 100% ngo agiye gukurikiza iki, twese ntago ariko byagenze. Habaho gutana, ariko niyo atanye yarabonye umwanya uhagije w'umubyeyi, yaramubwiye iki ni kibi iki ni cyiza, agira agatima kamugarura. Ariko iyo atigeze abona mu by'ukuri umubwira kirazira ngo
akura atinya iki cyangwa se akora azi ko iki ari cyiza iki ari kibi iki kirazira kikazirizwa ka gatima gashobora kubura bitewe n'ibihanyuramo bitewe n'izindi influence abona n'ibiki. uyu munsi ababyeyi ubona bataratereranya abana se hageze ko ababyeyi bongera kugarukira abana mu rugo kubaha umwanya kuganira nabo kugira ngo nanone bamenye uyu munsi ushobora kuba umubyeyi wanjye atazi wenda technology ya social media ariko uko tugenda duhana umwanya uko tugenda tuganira agenda amenya nyine imbuga nkoranyambaga icyo zikora nawe wenda akanazijyaho akareba uburyo yarinda umwana we uyu munsi ubona hatageze ko ababyeyi nanone bagarukira abana babo. Ntabwo ari bose hari abakora inshingano zabo neza gusa nanone ni byiza guha umwana umwanya kubera yuko umwanya umuhaye umwana ni umuntu mwiza ni umuntu uba udafite imibare myinshi mu mutwe ngo agire gute iyo umuhaye umwanya nibaza ko awubaha ni ukubaha umwanya rero mu bihe byacu bigoye uburyo turimo byiza ariko tukibuka yuko icyo uri kuvunikira ni uwo mwana kandi bigenze nabi ibyo byose yavunikiye nibaza ko ntacyo byaba bimaze cyane. Kuri Twitter RBA ni @RBA Rwanda cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency dufiteho mugenzi wanjye bamwita Uwimana Basil. Uzamumbwirire ko nakunze byimazeyo amazina bise umwana wabo bafite u Rwanda ku mutima. Ndagira ngo umbwire ubusobanuro bw'amazina mwise umwana wanyu wa kabiri ariko ubwo busobanuro nshaka ntago ndi buze kuri ishimwe n'irindi rikurikiraho ndaza kurya hagati. Yitwa Ishimwe Inzora Butera hanyuma nibaza ko ngiye gusobanura inzora. Inzora bivuze full moon ukwezi kuzuye urabona iyo ukwezi kuzuye kudacagase hahandi ubona nyine gufatika umuntu wese ari kukubona gufite kuzuye mu yandi magambo bakwita inzora kuba kwazoye. Ababyeyi buriya baba bafite impamvu baba bafite ndetse wenda n'icyatumye bita umwana izina kubera ko buriya kwita umwana izina nta mpamvu nabyo ntekereza ko kubwanjye ntekereza ko ntacyo byaba bivuze. Kubera iki mwatekereje gushyira hagati inzora? Impamvu twabitekereje icya mbere ntago Clement yashaka ko twita umwana amazina y'ikinyarwanda twahoraga dutera blague akavuga ariko ushobora kugenda ugasanga umuzungu witwa Ishimwe cyangwa witwa Sibomana cyangwa biki ibintu nk'ibyo ntago bishoboka. Aya mazina rero twahawe n'abakoloni iki dukeneye kwita abana bacu amazina yacu hari igere wenda iyo ku mugani wagizwemo n'ako kantu ka kizungu n'ibiki uhita wumva ko bitaryoshye ariko nta kintu kiryoshye nk'amazina yacu cyangwa se nk'amagambo yo mu kinyarwanda. Nibwo twashatse rero izina aza kuribona inzora twumva ubusobanuro bwabyo twita twumva ni buhuye n'uwo mwana uko ameze. Urakoze cyane. Mugabo Jean Chris yavuze ngo I swear I can't wait like Ibn Mirage muri iyi minsi uri kudukorera urakoze cyane. Game Changer yavuze ngo the lady inspired a lot of Rwandan girls for sure, not music only but also she taught us that you can work hard to change your life from one level to another level. Now she is one of the most respected and healthy artists in Rwanda like Ibn Mirage. Urakoze cyane. Uyu bamwita Akadomo yavuze ngo Knowless, she's a great woman in her career. She's like a light to some young talents. Ubwo nibwo butumwa dufite kuri Twitter ya RBA n'ubundi butumwa bwinshi butandukanye. Ugendeye ku bitekerezo by'abantu cyangwa se na comments z'abantu wenda reka dufate kuri Twitter. Bigaragara ko hari byo navuga ngo sacrifice cyangwa se hari icyo wigomwe. Hari icyo watanze kugira ngo ugere ku byo ugezeho 2021. Ntabwo twabijyamo byose ngo wabigenje gute ahubwo turagaruka ku mwana w'umukobwa uyu munsi dukurikiye ku mwana wifuza kuba umuhanzikazi. Hari abenshi babona BUTERA Knowless barangiza bakavuga ati nanjye ndashaka kuba nka BUTERA Knowless ariko nanone hari ibyo atazi akubona wimereye gutya umeze neza usa neza ariko hari imbogamizi wagiye ucamo uyu munsi noneho na technology yaraje atabyitondeye ntabwo azagera kuba mu BUTERA Knowless cyangwa se ntabwo azabasha kuba nkawe
cyangwa se anarengeho nicyo umwana w'umukobwa uyu munsi ukurikiye televiziyo Rwanda ukurikiye Vasasa agomba kwitondera ndetse no kugenderaho kugira ngo inzozi ze azazigereho. Ikintu nabwira abana b'abakobwa badukurikiye cyangwa se n'abakobwa muri rusange nuko no gukurikira inzozi zabo. Ngewe nakundaga kuririmba ariko mbere ntago nzi ko umuziki wabamo akazi. Maze gukora indirimbo ya mbere mbonye amafaranga ya mbere mu muziki nese mvuga niba mbonye amafaranga nkiga angana gutya byari ibintu bigoye ubundi kuba wagira argent de poche irenze 5,000 2,000 3 wagize amahirwe none ukabona mirongo byari ikindi kintu. Uvuga ati naha ego mwavuze icyo bizansaba sacrifice bizagira gute ngomba mu buzima ngiye nkunda gufightinga ku bintu naga gutsindwa reka mvuge gutyo. Nese mbona yuko aho ngaho ariho ngomba kuba ndi. Harimo ibintu byinshi cyane. Ku bakobwa umuziki ntago ari ikintu cyoroshye. Bigusaba imbaraga z'umutima cyambere kuko uhura n'ibintu byagukomeretsa umutima cyangwa se binagukomeretsa umutima. Iyo uretse rero ibyo bikomere bikaguherana cyangwa ukagumana nabyo ntago ugera ku cyo washakaga. Nababwira yuko no gukurikira inzozi zabo ariko bagaharanira yuko nta kintu icyo ari cyo cyose uko cyaba gisa kose cyabakomeretsa ngo kibabuze gukomeza inzira barimo kurangiza urugendo batangiye. Bizabasaba kwihangana, bizabasaba kurwana, ntago ari mu muziki gusa nibaza ariko ari no mu yandi ma carrière atandukanye bimera ariko as long as umutima wawe ushaka gukora icyo ngicyo giharanire ntucike intege ntutsindwe utakigezeho. Uraba ubaye ikigwari nutabigera wihangane byuhura nabyo gukomeretsa bigira gute plus binaza ari byinshi plus ahubwo ugera ubona amatunda neza niba ariko navuga usarura umusaruro mwiza cyane. Ishusho ufite mu muziki nyarwanda ni ishusho imeze gute kuri wowe tugeze 2021? Mu by'ukuri umuziki nyarwanda abahanzi bawukora birwanyeho nta support bigeze babona irenze duturutse no kuri wa muryango. Mbere umwana yabaga atangiye kuririmba umubyeyi akumva yagushije ishyano ati byarangiye yarumbye yagiye mu bitabi n'ibiki. Nagiye muri video ya TP Soldier ejo bundi nejo hashize na Patcope yarabinyibukije kuri Twitter ndabyibuka jya muri video mama arayibona sinshaka kuzabyibagira. Urabona ko akunda umwana ashyira gutya amaboko hasi amaguru hejuru. Wagiye muri video y'ibiki wowe mtoto wa she sinshaka kubyibagirwa urabivuze ndabyibuka yego. Nanjye nuko niga nko muri 3e cyangwa 3e nta nubwo ntari ntarabikurikira cyane ariko nakundaga indirimbo nakundaga gospel cyane noneho hari umwana umwe twiganaga arambwira ngo hari bagenzi be baririmbye bari groupe yitwa ngo iki ngo babonye ifoto twarifotoranyije turi ku ishuri aravuga ati wazamudusabiye akajya muri video haraza arabimbwira. Hanyuma ntago nari kububwira tante wanjye ndabizi ntago nari kubimubwira ibyo ahubwo narebye undi wundi nshobora kwisanzura. None ikintu gitangaje uwo nakekaga ko nisanzu yombi mubwiye niwe wasanze ari tokesheje madayimoni mu izina rya Yesu kwaje wowe ugiye hehe yanagize imbaraga zo kukubwira ngo wowe ujye muri video dusenge. Ese avuga ati birarangiye umwana yagize so ni umuziki rero utari boroheye abawukoze ariko barafightinze mu mateka igihugu cyacu gifite aho cyaciye hari ibintu byinshi of course byagombaga kubanza kubakwa n'ibiki. Ntabwo umuziki wari uri imbere cyane mu bihangayikishije kugira ngo igihugu gisubire ku murongo muzima. Rero abajene bari gukora umuziki ubu cyangwa se abangaba abahanzi bakuru ndetse n'abandi babanje nibo biyubatse
bagira uruganda nyine uru nguru turi kubona. Ni umuziki wirwanyeho ariko ni umuziki ugifite inzira ndende. Abahanzi bariho n'abari kuza n'abagiye baca izo nzira batweretse cyangwa se berekanye yuko ibintu byose bishoboka, ari uruganda rudakwiye kwirengagizwa. Ikintu numva rero muri rwa rugendo rurerure bagifite cyangwa tugifite, nifuza yuko noneho yaba secteur ihabwa agaciro nk'izindi, kuko ni ikintu cyinjiza cyane. Nko muri Nigeria nibaza yuko ari secteur nk'iya gatatu cyangwa iya kabiri muzinjiriza igihugu amafaranga menshi. Nibaza yuko rero hageze yuko kugira ngo urwo rugendo dufite turugereho cyangwa se turugendemo neza, hari indi support noneho igomba kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuziki ugashyigikirwa, uretse guteza imbere ba nyirawo bawukora, wateza imbere abantu benshi cyane, wateza imbere n'igihugu. Hari ibintu byinshi wakwinjiza kandi bifitiye akamaro igihugu. Reka tuve mu muziki tuze mu buzima busanzwe. Uyu munsi turi mu Rwanda, u Rwanda ruyobowe neza, u Rwanda rufite politiki rugenderaho kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere. Iyo wicaye ukareba imikurire y'igihugu, ukareba uburyo igihugu kigenda gitera imbere, ubona wowe ugize amahirwe yo kujya muri guverinoma, ari uwuhe mwanya wakora neza tuzavuga ngo ntacyo wamariye igihugu? Bon, ntago navuga ngo ni umwanya uyu n'uyu cyangwa iki, ariko ntago mbizi antuka, byaterwa n'ikintu icyo ari cyo. Niba ari umurimo runaka, antwa hari umuntu wampaye icyo cyizere n'uwo murimo, nuko yaba yabonye yuko hari icyo nakora, rero nagikora, kuko deja yaba yangiriye icyizere ko ngishoboye, nagishobora rero icyo ari cyo cyose. Nk'ubu tugendeye ku ndirimbo wasohoye papa, bigendanye nuko wenda hari akazi runaka bagushinze, kubwayo wakora iki muri aka kanya kugira ngo ibintu twaririmbye muri papa bigende bigabanuka ku buryo manda yawe izashira uhagaze neza? Aho ni izando zitateganyijwe n'iki, nkuko nabivuze mu myumvire yanjye, njye uko mbibona, mbona ari ikintu kigomba gutangirira mu muryango, kwigisha ababyeyi d'abord, kubera yuko umubyeyi niwe ukeneye kurema wa mwana no kumuha uburere. Rero atari kumva ibintu neza cyangwa se hari n'ababyeyi batinya kuganiriza abana babo, akumva amaye ndamubwira ibi bintu se biragenda gute, aravuga ati noneho mama cyangwa papa. Nibaza yuko ari ikintu cyagakwiye nkanjye, ari ngewe ubikora, cyagakwiye guhera mu muryango ku babyeyi, hanyuma noneho kikagera ku bana nyuma. Tom Close arabikora. Tom Close aba mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu, yarangiza akanakora ibihangano bye. Uriya mupapa umubona gute? Tom ni umuntu ushoboye, ni umupapa nyine kabisa, w'impano, witanga mu kazi, witanga mu buzima busanzwe, ufite indangagaciro z'umuntu. Afite karite nyinshi navuga, nta nubwo zarangira anyways, gusa arashoboye, kandi ikintu cyose yajyamo Tom ndamuzi, ndanabizi ko yabishobora. Urakoze cyane. Reka tugendere kuri iyi ndirimbo papa. Abasore tubabwira iki, abahungu, abagabo tubabwira iki, abakobwa, abamama tubabwira iki uyu munsi? Abasore, abakobwa, abajene muri rusange, mugerageze nyine hajye habaho limiti mu bikorwa bitandukanye, haba mu kwishimisha, haba mu buzima busanzwe. Mwishimishe, mukore ubuzima, kuko nanone ubujene buraryoha, n'ibyo nanone ugomba kuviva ubujene bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nanone ikintu cyose kijye kibaho limiti. Ni kimwe no ku babyeyi, kwita ku bana babo, kubaganiriza, kubatinyuka. Nibaze yuko hari icyo byafasha ku mwana igihe ahuye n'ikibazo runaka gishobora kumutura nyine muri bya bibazo bitandukanye. Wenda tugarutse ku babyeyi, niki twabasaba nk'abakiri bato uyu munsi? Niki twabasaba kugira ngo batwumve, kugira ngo uyu munsi dukure, ariko dukure tubanye n'ababyeyi bacu, nta n'umusuzuguye kandi nta uvumye undi, kubera ko umuvumo buri uragatsindwa. Nta kindi umubyeyi ikintu abasabwa cya mbere ku mwana ni ukumuha umwanya uhagije. Ndabizi ko ababyeyi bahangayika kubera abana, rimwe na rimwe umwanya ubura kubera yuko ashaka gushaka ibifatika
kugira ngo atazagira inzara, kugira ngo atazagira iki, ariko burya umwana ashobora kubona byose, ashobora kurya agahaga, akambara icyo ashaka, ariko kubera ko hari akanya utamuhaye kugira ngo n'ibindi abibone biguturutsemo, bya bindi byose waruhiye bigapfa ubusa. Ni umwanya mu mirimo bagira, mu buryo bwose baba bize, ariko bakibuka yuko umutungo wa mbere bafite, ikintu cya mbere cy'agaciro ni umwana. So wa mwanya batanga bawukeneye ku bana. Wakoze cyane kuza BUTERA Knowless. Mwakoze cyane. Suriza umuryango. Imana ikurinde. Jill, wakoze cyane kudufasha kuri gitari, twagize ikiganiro cyiza.